byarasobanuwe babisi bamumenye bamenye ko Yesu yaje aza kudupfira ajya kumusaraba adupfira nta byaha na bike afite kugira ngo aducungure urukundo rwinshi Imana yadukunze iduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yewe nawe yaradupfiriye ku musaraba kugira ngo tubashe gucungurwa. Urwo rukundo ni Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yarakunze aragukunda akunda twese adupfira ku musaraba. Urwo rukundo yadukunze rutagira akagero, n'urwo Imana yadukunze ikaduha wa mwana wayo w'ikinege akaza kudupfira. Nta kiguzi na kimwe watanze mwana w'umuntu kurengera. Iyo Mana yadukoreye biriya n'uyu munsi iracyahari, iragushaka ikanshaka ikambwira ngo nize ndeke kubasha umusaraba. Iyo ukoze ibyaha ukamubabaza ugumisha Yesu ku musaraba akababara ari ukubera ibyaha byawe ibyaha byanjye. Yesu aradukunda uzicuza ibyaha wese azababarirwa kubera igitambo twatambiwe n'umwami wacu Kristo umusaraba. Wibuke neza ko ari umwana w'ikinege w'Imana yaramuduhaye kubw'urukundo kugira ngo ducungurwe. Twari tuhitanywe n'ibyaha ariko Yesu aje araducungura. Yewe umutima wanjye arawutabara, ubwenge bwanjye arabutabara, amaso yanjye aradutabara. Yatwigishije kubona tubona, yatwigishije kuvuga tuvuge, ijambo ry'Imana ibuka ko umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Tugererayo babaye inshuti n'Imana yacu Imana nzima. Urayisaba ikagusubiza, urayisenga ikakumva. Imana yumva amasengesho, Imana ikunda abanyabyaha areba ikanga icyaha. Ivuganire nayo ibihe byose, ntabwo dutegereje wa muntu uza witambika hagati tuvuganira twese ubu ngubu. Twigererayo ku Mana nzima, twigererayo.
bazabazwa amaraso y'abandi batayimenye, kandi wowe warayimenye. Igerereyo zana n'abandi bigerereyo. Ntuzigire ngo sinabimenye, kandi warahawe igihe gihagije cyo kumenya. Ntuzitwaze sinabimenye, kandi warahawe igihe gihagije cyo kumenya. Ijambo ryayo ni Bibiliya rikubiyemo, rifite ibitabo 66 uzabisome, maze birimo ubizirikane. Uzawizi uzabimenya, uyisabire izaguha, uyibwire byose izaguha. N'ababaro kawe kayiture, ibyishimo byawe biyiture, imibabaro yawe iyiture, imvune zawe zose ziyiture. Kubwira kumva igusubize, Imana yumva amasengesho, Imana isubiza buri gihe uyisabye. Irakwizera muri wowe gushidikanya, ibyo uyisabye irabiguha, ibyo uyibwiye byose irabyumva. Icyo usabwa ni ukuyemera, ukwizera ibyikubwira, ubikore. Ariko nanone yaduhaye itegeko riruta ayandi yose uko ari 10. Itegeko ry'urukundo, ukunda Imana yonyine gusa, kandi ukunde mugenzi wawe uko nawe ukunda. Ntuzigere na rimwe wigire sinabimenye, kandi warabwiwe. Abakozi b'Imana barakubwiye, ijambo ryayo ryarakubwiye, ibikorwa yakoze byarakubwiye. Ibyo yaremye biravuga bikayisingiza, naho wowe ureba uraho ngaho urabura iki? Izere Imana uyikorere, izere Imana uyikorere. Icyo uyisaba cyose izakiguha. Imana yumva, Imana isubiza, Imana ikunda abayo ikanga icyaha. Irakubona aho uri hose, irakubona mu bibazo byawe, irakubona mu byishimo byawe, irakubona. Iture byose ubiyereke, ikoreze umutwaro wawe, nyamara nawe ugende mu wayo. Nabigusabye Imana yumva irakomeye. Iyi si turiho ni ntizanyo, ukwezi uzabiri ntabyo uba uzi. Iyakuremye niyibizi, koresha igihe cyawe ukiriho, kuko iminsi myiza uzicuza. Nyamara ntuzigere ucuza, kandi waramenye Imana yawe. Ntuzigere
cyane wigendere kuko nibwo ijambo ryo mu kinyarwanda ribivuga nyamara nkubwire ukuri korera Imana yawe korera Imana yawe igihe niki mu kanya kaza ntabwo uzi uko bimera igihe niki muvandimwe mudamu we igihe niki umukecuru igihe niki umusaza igihe niki umwana muto igihe niki igihwerere igihe niki twese